Wari uzi ko iyo ugiye gutsinda akenshi ubona nta kimenyetso gihari cyerekana ko ugiye gutsinda, ahubwo ubona ibibi gusa, ahubwo ubona gutsindwa gusa. Will Smith yaravuze ngo ubwoba nibwo bumutera gutsinda, nibwo bumumotiva, nibwo bumuha imbaraga. Ese wowe ni iki kigutera imbaraga? Ni iki gituma wumva ko utagomba gucika intege? Ni iki gituma wumva ko ibyo urimo urakora ugomba kubigeraho? Tega amatwi. Iyo umuntu agiye gutsinda atangira kubona ibimenyetso bimugora, ibimenyetso byerekana ahubwo ko agiye gutsindwa. Ibi ngibi bimuca intege cyane. Abenshi ni nayo step ya nyuma bageraho, ugasanga bahise bacika intege. Ibyo bakoraga bahise babireka. Kubera iki? Bo babona intsinzwe kuruta uko babona intsinzi. Umuhanga umwe yaravuze ngo ubwoba nibwo bumutera kugira motivasiyo yo gukora ibyo akora. Ese wowe ni iki kigutera motivasiyo yo gukora ibyo ukora? Ese ni ukubutsinda? Niba ari ibyo gusa uzatsindwa. Gusa niba atari byo gusa ukaba ufitemo n'ubwoba, ukaba wumva ko no gutsindwa bigize process yo gutsinda, ahangaha turi kumwe. Ubundi buriya abantu baratangaje, abantu bumva motivasiyo bakumva ibyiza gusa, bakumva comeback zagiye zibaho gusa, bakumva abantu batsinze gusa, ariko bakirengagiza ikintu gikomeye. Ese mbere yuko batsinda ni ibiki banyuzemo? Ni ibiki bigoye babashije gutsinda kugira ngo bashe kugera kuri izo ntsinzi wowe wifuza nawe? Niba ushaka motivasiyo, witegereza motivasiyo y'ibyiza gusa, ahubwo tegereza motivasiyo y'ukuri, motivasiyo ukubwira ibyo umuntu anyuramo kugira ngo abashe kugera ku ntsinzi. Uyu munsi wa none tugiye kuganira kuri ibyo bintu. Turaganira ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere ni ubwoba, ikintu cya kabiri ni ukwihangana, ikintu cya gatatu ni ukumenya igihe cya nyacyo cyo gukora ikintu no kumenya igihe cya nyacyo cyo kureka ikintu mu gihe byanze. Ahangaha ntabwo ubwoba turi kuvugaho ari ubwoba bw'umuntu agira ataratangira gukora ikintu, ni ubwoba umuntu agira mu gihe yakoze ikintu, mu gihe ari gukora ikintu, ariko akaba ageze hagati akabona ko ibyo ari gukora bishobora kuba bigiye kumugora cyangwa bishobora kuba bigiye kwanga. Ahangaha umuntu agira ubwoba, agatangira kwicuza, agatangira kubona ko hari amahitamo yagakwiye gukora atandukanye n'ayo arimo. Iki kintu ni ikintu kijya gituma abantu benshi badatsinda, gituma abantu benshi basubira inyuma, gituma abantu benshi intumbero zabo, inzozi zabo zihinduka zero. Ahangaha ndatanga urugero. Hari umuntu ukunda ikintu akagikora, akagiharanira, ariko byagera hagati agatangira kubona ko nta nyungu ibirimo, agatangira kubona ko ari guhomba. Iki ni icyo bita ubwoba. Ubundi ubwoba bukubuza inzozi zawe, ubwoba butuma utekereza ibibi gusa, butuma udatekereza ko imbere hari ibyiza, bituma wilimita ureba muri distance nto cyane, nto nka santimetero. Mu gihe iyo ufite ubwoba mu yindi sanse, ubwoba bwo kuvuga ngo ngomba kugerageza ikintu kuko ngira ubwoba kuko nagerageje, nintsinda nzishimira ko natsinze. Ntugire ubwoba ngo bukure imiti, ahubwo ukagira ubwoba bwo kuvuga ngo kuki ntagerageza. Ubundi iyo wumvise ijambo kwihangana, ikintu cya mbere gihita kikuza mu mutwe ni ukumva ko hari ikintu gikomeye kigukomereye, kikubuza kugera ku ntego zawe, kikubuza kumva ko hari ibyo ukeneye kandi ugiye kugeraho, kikubuza kumva ko hari intsinzi igutegereje. Iki kintu iyo kikujeho ukumva ko ugomba kukihanganira, ukumva ko ugomba kukigeraho, kabone n'ubwo uri guhura n'ibigeragezo. Icyo ngicyo kirakenewe cyane kugira ngo ubeho ubuzima butandukanye, kirakenewe cyane. Ndakikwibutsa kuko ntabwo ari ubwa mbere nkivugaho. Ikintu bita kwihangana ni ikintu gishobora bake, ariko abagishoboye babasha kugera ku ntsinzi. Gusa nubwo kwihangana ari byiza, hari igihe wihangana mu mafuti, ugakora ibintu bitari ngombwa, ugakora ibintu bitari byiza, ukihangana mu bintu bitazakugeza ku ntego, bitazakugeza ku ntsinzi. Ese ni iki kintu wakora? Hari ikindi kintu cya gatatu nifuza ko tuganiraho. Wowe tega amatwi witonze. Ikintu cya gatatu kinababaje cyane ni uko abantu batajya bamenya igihe cya nyacyo cyo kureka ikintu, n'igihe cya nyacyo cyo gutangira ikintu, n'igihe cya nyacyo cyo kudacika intege. Ubundi umuntu amenya ko agomba gukomeza mu gihe abona ko ibyo ari gukora biri mu ntego ze, ibyo ari gukora biri mu nzozi ze, ibyo ari gukora agomba kubiharanira mpaka. Nanone agomba kumenya ko agomba kureka ikintu mu gihe ibyo ari gukora bitari mu ntego ze, mu gihe ibyo ari gukora bitari gutuma agera ku ntego ze. Ubundi nta kindi kintu cyagatumye umuntu akora cyane, nta n'ikindi kintu cyagatumye umuntu yihatiriza gukora ibyo akora uretse intego, uretse inzozi. Niba uri gukora ibintu udakunda, bikore kubw'inzozi zawe, hanyuma uharanire inzozi zawe. Unamenye neza ko ugomba guharanira inzozi zawe kuruta ibindi bintu byose. Numara kubigeraho uzatangire, kuko nukomeza kubyisirimbaho bizarangira nta na kimwe ugezeho. Wowe fata umwanya wawe,
wongere witekerezeho, hanyuma nibaze niba ibyo uri gukora biri kugendana n'inzozi zawe, biri kugendana n'ibyo wifuje kugeraho. Nusanga biri kugendana, aho ngaho nta mpamvu yo gucika intege. Gusa nusanga bitari kugendana, nshuti yanjye, ihe igihe, icyo gihe nikigera uzahita ubireka, kuko ibyo bintu uri gukora ntabwo byazatuma ubaho wishimye, kandi kubaho wishimye nibyo bizagutera imbaraga zo gukomeza gukora no gukomeza kugera kuri byinshi. Ibi wabikora. Niba utarakora subscribe, yikore kugira ngo dukomeze twibakire umuryango wacu ushyigikirana, umuryango uterana imbaraga, umuryango ukundana. Ibi nta handi wabikura uretse kuri Never Too Hub. Ndabakunda cyane, sawa.